njyewe nagiye kwa sheri wanjye nk'ibisanzwe, ngezeyo nsanga ari kumwe n'undi mugabo nyine ubona mukuru usa nk'ukuze, nuko ndamusuhuza kuko ntabwo nari muzi. noneho hashize umwanya tumaze kunywa, mbona wa mugabo atangiye kunkorakora nyine mu buryo budasanzwe, mu buryo bukabije. mbona umugabo atangiye kunkora ku mabuno, akankora ku matako, akankora ku mabere, birambangamira. noneho bitangiye kumbangamira, negereye sheri wanjye ndamubwira nti se iki kigabo cyaje kugusura ko kiri kunkorakora bimeze bite ko mbona biri kuntera umujinya? wamubujije wewe inshuti ye njye ko yanze kunyumva. umusheri wanjye uzi ikintu yansubije? yarambwiye ati rero mugore nkunda, urabizi sare y'ubukwe ntiturayishyura, ati kugira ngo tubone amafaranga rero ku cyumweru ubukwe bwacu budapfa, ni ngombwa yuko uryamana n'uyu mugabo. ati ndaba mpari kugira ngo atagerageza kukurangamira mu bundi buryo, ariko nimba ushaka yuko ubukwe bwacu budapfa, urabizi yuko sare tutarayishyura benda no kuyitanga, urabizi ko hari ibintu byinshi bitarishyurwa. ati niba ushaka yuko ubukwe bwacu bugenda neza, uyu mugabo umuha agaturu kamwe, twabivuganye ni agaturu kamwe konyine. ati nta yandi mahitamo nanjye mbona dufite. ati nutabikora birarangira dusebye tujye hanze, amafaranga twatanze mu byo twamaze gutanga apfuye. niba udashaka yuko ubukwe bupfa, ihangane akurongore nta kibazo, ndaba mpari basi nanjye. ati none ashaka turabikora turi babiri kugira ngo mbe mpari nirebera uko bigenda. kuki noneho ako kanya twabivugaga ndi kurebana nawe duhagaze muri salo, ndi kurebana n'umusheri wanjye duhagaze gutya, ndi kumwitegereza mu maso mubaza nti ibintu uvuze wabisubiramo? uwo mwanya agiye kubona mbona rwa rugabo runturutse inyuma rutangira kumfata. umugabo anyicira isira ati ndakwinginze, ati niba koko unkunda bimwe bya nyabyo ku buryo wumva wananyitangira, ihangane umfashe kino kintu. ati nicyo kintu gikomeye ngiye kugusaba mu buzima. mana y'isi n'ijuru, nibaza ukuntu ngiye kurongorwa n'undi muntu mu maso y'umugabo wanjye, ndavuga nti ntabwo bishoboka, ndavuga nti ntibishoboka. uwo mwanya ngiye kubona umugabo atangiye kunzamura ikanzu. muri kwa kunzamura ikanzu ntangira kurakara, ngiye kumufata amaboko ngo nimanure, umugabo wanjye ahita amfata amaboko arambwira ati please ndakwinginze mureka bikore. umugabo anzamura ikanzu, umwanya ngiye kumva numva amanuye agakariso nari nambaye, nagiye niyambara agakariso keza k'agasitiringi k'umweru nk'umuntu wagiye ugiye gusura nyiri umukunzi. dufite buri cyumweru ngo dukore ubukwe, ngiye kurambona wa mugabo ankuyemo ikariso. mana we, nditekereza umutima uranga, umutima uranjye, ndavuga nti ndakora iki nk'uko agira Imana. uwo mwanya umugabo ngiye kumva rumva aciye bugufi, atangiye nyine kunsoma ku kibuno. urumva nyine dore ukuntu byagenze. nyine njya kureba sheri wanjye, ubundi twebwe dufite ubukwe ku cyumweru, kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. dufite ubukwe ku cyumweru ejo bundi, uyu munsi turi ku wa kabiri, ubwo turabura iminsi ingahe? 6 yonyine dufite ubukwe ku cyumweru. noneho ariko njyewe n'umugabo wanjye mu by'ukuri ntabwo dukize pe, ntabwo dukize, gusa we uko biri ameze neza kundusha kuko njye nta kintu nigirira. umuhungu twarakundanye, ubu tumaranye imyaka igera kuri 4 ngira ngo dukundanye, urumva ni imyaka myinshi cyane. nyuma rero nibwo yambwiye ati rero sheri, ndabona umuntu atagomba gutegereza igihe umuntu azabera umukire, reka tubane kuko nidukomeza gutyo bizarangira bakuntwaye. amafaranga make mfite nabasha kugusaba tugakorana mariage, nubwo twaba tugiye gukodesha, ariko nta myaka 3 yashira tutarubaka inzu yacu. umuhungu nibwo yaje iwacu atanga inkwano. iwacu bari bamuzi kuko twakundanye kuva kera, n'iwacu bari bamuzi, n'iwabo banzi, ibintu nyine bigenda neza. nibwo twatangiye gutegura ubukwe, ariko ubwo byose byari ku ruhande rwe kuko njye nta mafaranga nari mfite.
ubwo nibwo twashatse inzu tuzabamo turayibona, ibintu byose turabitegura, turangije tujya mu rukiko turasezerana. Tumaze gusezerana twasezeranye ejo bundi, noneho ni nako tunitegura n'ubukwe bwacu ku munsi wo ku cyumweru ejo bundi. Noneho ariko guturuka ejo bundi nimero zo kuri sare barampamagaraga, ateze ko mutishyura murabura iki? Sare mu by'ukuri twabonye sare ya make ibihumbi 600, bari baduciye ubundi 800 ariko 600 barayemera. Izindi nziza cyane twashakaga twumvaga ngo ni 2,000,000, ngo 1,000,000 ngo miliyoni. Dufata sare iri ahantu hafite n'ubusitani nyine ducira 600. Noneho bamaze iminsi bampamagara, ateze ko mutishyura kandi tuba dufite abantu benshi bakeneye ino sare y'ahangaha bimeze bite? Nkababwira ni mwihangane, ntabwo umunsi w'ubukwe uzagera tutarayabaha, umugabo wanjye arimo arayashaka. Ntarumva ibintu byose ubwo biri ku ruhande rw'umugabo ni ukumutwara gakeya, ibyo kurya, ibyo kunywa, imyenda, ibintu byose niwe biriho. Ubwo kuko ni wangizeho puresha ngo tubane, ariko njye nta mafaranga nari mfite, n'inkwano yahaye iwacu ndakeka atari amafaranga menshi cyane. Ubwo rero ejo bundi kuri sare barampamagaye, arambwira ati rero mugeni we turi guhamagara umugabo wawe ntiyitabe, ati kandi rwose twebwe tuba dukeneye amafaranga n'ubundi mwaraduhenze. Tubahaye iminsi 2, njyewe iyi sare nzayitanga kuko hari undi mukiriya mfite kandi uri kunyishyura neza, nuko gusa ntashaka kubatenguha, ariko mbahaye iminsi 2 rwose, nimubona irenze ntimuzirwemo nampamagara. Ikiza avansi yanyu narayanze, ntimuzirwemo nampamagara, nzaba nahatanze. Umva nuko ejo nibwo nahamagaye umugabo wanjye mu gitondo, ndamubwira nti se sheri, ku munsi wa nyuma baduhaye ari uyu munsi, amafaranga wayabuze burundu koko? Umugabo wanjye arambwira ati ahubwo ndagushaka mu kanya saa 4, hano hari umushyitsi w'Imena, uraba uhari? Ndashaka saa 4 uze kuza umusuhuze, ati ni nawe uraza kuduha amafaranga. Nambwira nti niwe uraza kuduha amafaranga yo kwishyura sare? Ati yego humura, ubwo yaje ibintu biratungana, turara twishyuye hehe? Kuri sare. Urumva bwo umugabo wanjye yarambwira ati mu mugabo w'Imena, ati yaje aturutse hanze, yaje gutaha ubukwe bwacu, azasubirayo burangiye. Nagombaga kugenda saa 4 nari ngeze iwabo kwa sheri wanjye muri Gata, ariko apana mu rugo tuzabamo njye nawe, kuko urugo rwacu ruracyafunze, twashyizeho ibikoresho gusa nta kindi. Ejo ku munsi w'ejo kuwa mbere saa 4 nari ngezeyo, bona hanze haparitse imodoka nziza yazanye uwo mugabo, tinjira. Nari nagiye nambaye neza, nsuhuza umugabo wanjye, maze kumusuhuza umugabo nawe ahita ahaguruka, araza arampobera, arambwira ngo mukazana, ngo nishimiye kukubona, ati naje nturutse sinzi igihugu yabwiye, ati naje nje mu bukwe bwanyu, ati kuko umugabo wawe ni inshuti yanjye kuva kera. Umugabo ndamuhobera, ngiye kumuha akabezo kuhitamo bino bisanzwe, numbaza ukuntu umugabo yanyita, igiye kubona mbona nkubise ikibezo ku munwa, Yesu, imbere y'amaso y'umugabo wanjye. Isoni ziranyica, ndeba umugabo wanjye ndamukanurira, arambwira ati sheri humura, nta kibazo, abanyamahanga ni uko basuhuzanya, ati rwose yanakurya iminwa kandi ndeba, ati ni ibintu bisanzwe abanyamahanga, ati mu gihugu cyabo niko babayeho nta bidasanzwe. Ubwo njye nari ngize ngo kuko ansomye ku munwa bitunguranye bigiye kunteranya n'umukunzi. Umukunzi atereka rero ibyo ni ibintu bisanzwe, humura. Nasanze bari kunywa inzoga, iwana ndicara mbanza kwihagarara, ndavuga nti njye ntabwo ndi bunywe inzoga. Shira aranyigiye ngahambwe ati wineza abantu, gerageza witware neza, dukeneye amafaranga. Ndavuga ni ngaho nanjye iri mume inzoga nta kibazo.
ariko inzoga nziza pe zihenze nawe urabizi ukuntu abakire biyemera sinzo bari bazikuye. Turasangira hafi aho bakubitamo umuziki ewana sheri wanjye akampagurutsa tukabyina noneho nyuma na wa mugabo agahaguruka akamfata akambyinisha, ariko uwo mugabo yambyinisha nkumva ntabwo ntuje kuko nabonaga ari kumbyinisha nkabona ari kunyikuraho. Umugabo yagira gutya ngarampindukije akankaraga nkura ku kibuno, mwana yanjye nkurakora ku buryo nabirebye mbona ni umwanda, bituma ndekera kubyinana nawe. Ariko ubwo sheri yampagurutsa yambyinisha agahita ntangamo pase agahita mpereza wa mugabo, nkareba sheri nawe ariko akambwira ati dansi nta kibazo byina. ngo twarabyinnye rero ewana byari byiza pe, turabyina nyuma ariko nkabona sheri wanjye ari kunyitaza pe, nkabona ari kunyitaza, twajya kwicara akambwira ngo nicare hagati ye n'uwo mugabo. ubwo urumva sheri yasohoka nkaba nsigaranye n'uwo mugabo twenyine. Umugabo nyuma nibwo yampagurukije, sheri wanjye yari ari hanze arampagurutsa akambwira ati ndashaka yuko tubyinana. ubwo njye nari napfuye kumwubaha kuko ariko nyine umugabo wanjye yari yambwiye, ariko ubundi numvaga njyewe rwose uburyo ari kwitwara ntabikunze. twatangiye kubyina n'urwo rugabo rwari rwambaye amakositime, turabyina. Umugabo nibwo yatangiye noneho kunkora ku kibuno bimwe byeruye, agira atya afata ikibuno aragikanda, umugabo agira atya azamuka afata ibere, mbona atangiye gusesekamo intoki, naramusunitse hafi kumukubita hasi ndamubwira nti jya wubaha igitsina gore by'umwihariko umugore utari uwawe. Ndamubwira ati ese ntabwo boyfriend yawe yakubwiye? ndamubwira nti se mbwira iki? urumva njye byarancana ngo ntabwo yakubwiye. avuga ntambwira iki se? uwo mwanya twese tumuhamagara, yinjiye uwo mugabo ahita abwira sheri wanjye ati mbona umugore wawe yigize ibamba. kuki? sheri yahise amfata njyana ku ruhande nyine, ariko aho muri salo tutagiye kure. arambwira ati sheri, ati icyatumye nkuhamagara hano nta kindi, ndashaka yuko unezeza uyu mugabo. ati uyu mugabo agiye kumpa 2 miliyoni. ati ndamwizeye kuko ntabwo abeshya arayama, kuko n'ubu agiye kuba ari na hano. uti izo 2 miliyoni turishyuramo sare n'utundi tuntu tutishyuye, andi asaguka tube tuyafite ku ruhande kugira ngo nituramuka tugize akabazo kadutungura tuzahite tubasha kugakemura. ati ariko uyu mugabo kuva yakubona ngo postinga yaragukunze pe, yaragukunze ngo usa nk'umugore we witabye Imana. arambwira ati afite umugore witabye Imana, ati niryo hungabana afite mu mutwe utari ko yambwiye. namubwiye ikibazo mfite, arambwira ngo n'ubundi yari bumuherere 2 miliyoni, ariko ngo kugira ngo azimpe ugomba kumuha niyo wamuhitura imwe. ninjye ubikwemereye nk'umugabo wawe, ninjye uguhaye uburenganzira nk'umugabo wawe, muha ituri imwe yonyine. n'ubundi ni ikigabo gikuze, bino bigabo nta no guba binabizi ntiyarenza n'iminota 10, ubundi tubona uko twishyura sare. ati umunsi wa nyuma dusigaranye nyina uyu nguyu nawe urabizi, wabyose ubimbwira, kandi ntabwo nifuza yuko ubukwe bwanjye bupfa. ati ndifuza yuko ubukwe burangira bukagenda neza, ibindi bibazo byacu tukazasigara duhangana nabyo nyuma, ariko namaze kukwegukana biciye mu mucyo. ndamubwira nti rero nimba ari ikizamini uri kunyuzamo rwose pe ntagitsinze kuko ntabwo biri bubi. umugabo ati ndiseriye, ati nakubwira blague nk'izi ngizi mu myaka tumaranye kandi koko pe. arambwira ati niba unkunda wifuza yuko nkubera umugabo, ati kuko ubukwe bwacu nibupfa sinzi niba tuzabana twishingiye nyine ubwo twakora umurenge gusa. uti kandi ikibazo amafaranga tumaze gutanga n'ibyo tumaze kwishyura niyo menshi kurusha asigaye, uragira ngo byose bipfe ubusa? uragira ngo baduseke batunyuze n'ijisho abantu bose wiyemeyeho ko ufite ubukwe? ihangane ndabikwemereye. narabimubwiye ko ari iturimo, ubundi aduhaye amafaranga twikorere gahunda zacu. tukiri muri ibyo umugabo ahita ahaguruka aritanguranwa ati ahubwo rekana nayo abahe nonaha. uwo mwanya umugabo
ahita mbona yari afite igikapu hirya, ahita agifata aragifungura arakirangaza, hari harimo amafaranga. Umugabo araza uwo mwanya ntuka inyuma anyegamaho atangira kunzamura ikanzu. Umugabo ni ukuri kw'Imana, umugabo wanjye arambuza, umugabo wanjye arambwira ati mureke sheri, ati ndakwinginze mwihorere, ati ntabwo nshaka guseba, urabize twatumiye abantu twagize dute, atari ahantu nari mwiza aya mafaranga nayabuze burundu. Mana yanjye ndatekereza mbona ibintu byacanze, nanjye nkareba iyo sare nibayitanga koko n'ahandi tuzakora indi sare ya make kandi nziza. Biraducanga. Uwo mwanya umugabo yatangiye kunkuramo ikariso numva ariko mbura uwumuhagarika. Ako kanya umugabo numva atangiye gukuramo imyenda. Umugabo wanjye we ahita ndekura arambwira ati humura mwizere, ndikubwiye muzi ndamwizeye. Umugabo wanjye ahita agenda ajya hehe mu gikapu cy'amafaranga, za miliyoni 2 yakuramo yari bari bayazanye. Noneho umugabo numva akuyemo ipantaro akuramo igitsina, ubwo umutima wanjye urimo uratera vuba, ntabwo ndi kumva ibintu ngiye gukora. Umva umugabo agiye kuyishyiramo koshya n'icyaha, byarananiye nahise niyaka ndavuga bino bintu ntabwo nabikora. Uwo mwanya shera bibonye yari yicaye aho ngaho n'amafaranga yafashe, yahise afata akaboko anjyana mu cyumba, azana yarabajyana mu cyumba arambwira ati koko uretse bigende biti, ati si ubwa mbere nkukoresheje ikosa nk'iri, tugiye gukora ukwamplesi ugiye kuba umugore wanjye. Ndamubwira ariko ibintu ndumva ntabishobora, ati nta handi twakura amafaranga, gusa nanjye ariko nubwo nivugishaga ibyo narebaga mu by'ukuri nkabona nta handi. Umugabo wanjye arambwira ati ndumva nsaje mu mutwe, reka nzane icyo kunywa. Yagiye muri saro, mw'abantu wenda agiye umukurikire bino bintu ngiye kubabwira. Yagiye muri saro azana icyo kunywa, ibirahure 2 byuzuye, icyanjye n'iki, turakinywa. Twarangije kunywa ibirahure twese tubimaramo, arangije arambwira ati ngwino tube twiryamiye basi tubanze dutekereze neza wa mugani twumve. Umugabo twamuseze muri saro, twe tujya mu cyumba turaryama. Narasinziriye, ndasinze ntumbaze uko nasinziriye, nongeye kwicura. Urumva nasinze ari nka saa 6 nkurikije igihe narimo amaze, nongeye kwicura ari nka saa 8 cyangwa saa 9, nicura nsanga wa mugabo amaze kundongora, ariko yari ikirimo kiri kubikora nyine. Ndakanguka gutya, ariko nkanguka mfite umutwe, mfite isereri, ndimo ndareba ibintu bimeze nk'ibiyeziyezi, ariko nta n'imbaraga nari mfite kuri ibintu bari bampaye mu byo nanyweye. Ariko nakangutse wa mugabo ndi hejuru, arangije kabisa ko umuntu aba arangije ahita akuramo, arambwira ati wihangane, ariko iyo nkubonye unyibutsa umugore wanjye. Nararize aho mu buriri, nararize. Icyandejeje nta kindi, ntabwo ari uko nari ndongoye kuko ni ibintu mumenyereye, ntabwo narijijwe n'ibintu umukunzi wanjye ankoreye. Uwo mwanya umukunzi wanjye yaraje arinjira, anzanira ikindi cyo kunywa, arambwira ati kino cyo kunywa kijye kigukuramo ibyo wari wanyweye. Arambwira ati mbabarire, ntabwo nari gutuma ubukwe bwanjye bupfa umugore wanjye n'ibintu nk'ibyo nyine. Narababaye, ndangije bigeze nka nyuma y'isaha numvaga ameze neza, ndahaguruka mfata bag yanjye ndasohoka ndataha. Natashye mbabaye, natashye mfite imitima nk'igihumbi. Uwo mwanya umugabo yahise yishyura sare, kuko nyuma wa mugore agiye kumpamagara arambwira ati ndabona umugabo wawe mpaye amafaranga, sare ubwo yishyuwe nta kibazo. Ndavuga nti sawa, ndabyumva ko sare yishyuwe, ejo yari yishyuwe. Umugore anabitekerereje inshuti yanjye, ari umukobwa w'inshuti yanjye magara, ni umufiyemeri. Amubwira nti se ibintu umugabo wanjye yankoreye
ko adakize cyane nanjye kandi ndi umukene, ubu tukaba tugiye gukodesha, ubu ntituzajya tubura n'amafaranga yo kurya. Agahamagara abagabo bakize bakaza bakandongora kugira ngo baduhe amafaranga, cyagahamagara n'uyu nguyu inshuti yanjye yambwiye ati ibintu biteye ubwoba, ati uyu mugabo ikimenyetso akweretse ni ikigaragaza ko akujyanye ni nk'ari bizinesi, kuko uri umukobwa mwiza agiye kugucuruza. gusa undi mutima bitewe n'ukuntu umuhungu muzi nkumva ntabwo ari byo, ariko inshuti yanjye yambwiye ati njyewe